hari ikintu cyitwa amahoro mporana mu mutima kuva nakira Yesu, kandi muri iyi yaravuze ngo nutayata ntabwo uzayakurwaho. Hashize imyaka rero 36 ndi mu murimo w'Imana, 36. Muri uwo murimo w'Imana mu diakoni nahamaze imyaka 12, mu ibi bya evangeliste nkamazemo imyaka 25. Murumva Imana yacu izi kurinda. Icyo nagamije gushimaho uyu munsi, ibindi narabishimye kuri wa munsi w'ababyeyi, ni ikintu Imana yankoreye kinezeza umutima wanjye. Nibagiwe gushima ariko Imana yarizi ko ari uyu munsi. Kuba mu Mana ni ibintu by'igiciro. Hano hari abantu wenda bagiye bahabwa amakado n'abandi nibyo, ariko kuva nabaho muri iri torero wenda handi byarabaye simbizi. N'ubwa mbere itorero rya Remera ryicara rinyigaho pasiteri yari arimo ariko ntiyameneye iryo banga kugeza igihe byagiriye ku mugaragaro. Ubu ngubu bampaye ibangwa n'inka y'ineza, nakiriye inka y'ineza n'imere Yesu icyubahiro. Ntimugire ishyari, naricaye ndavuga ngo mwami nkanjye ndinde. Hari abantu bigeze kuduha ikintu nanone, ni igitabo badushimira mu budiyakoni. Nakoze umurimo w'ubudiyakoni kandi mukora mukunze, numva ndawukunda kugeza igihe nanjye ubwanjye navugaga nti mbonye ahantu nkorera Imana ndi aleze. Baduhemba igitabo cyo gusoma, ariko ibintu byo gutekereza guhabwa inka, abapasitoro bakicara n'abakuru b'itorero n'umushumba hanyuma bakicara. Muri uriya mwaka rero wa 2020 nubwo habaye ibiza bibi, ariko niwo mwaka nabonyemo inka. Nzajya mvuga ngo yampaye inka Yesu, n'ubundi najyaga mwirahira, ariko yampaye ikirengeje inka n'umumpera icyubahiro. Imana yarakoze.